pastor umurengwe icyitwa umurengwe mu gihugu cy'u Rwanda urarangiye umurengwe urashize Yesu agiye gutanga agakiza nyuma y'uyu murengwe n'uruhinja ruri mu nda ya nyina ruzakizwa n'abaguye bazabyuka nta uzongera kurondora undi umuntu wese azirondora nta n'uzongera kubona umwanya wo kujya kubwiriza umuntu wese azaba yibwiriza ku giti cye yiyaturire yihimbarishe yikomere mu mashyi yitereshe haleluya narangiza yihanurire ubundi aryame message mfite ni yuko abantu nongere mbisubiremo bagiye guhunga Kigali nk'abahunga intambara yabaye ibi byo niyo wafata icyuma ugakerera ntukerera itungo nabisubiramo igihumbi ku kindi abaguverineri b'intara iri ni itangazo ryihutirwa ribareba muri budget y'uturere ejo bundi narababwiye ngo hagiye kuba inzara idasanzwe abantu bantera amabuye muri commentaire barabipinga mugenda Kimironko ibirayi kiro ni 1200 bya Kinigi hanyuma rero Nyabugogo igiye guhinduka inkambi mu gihe gito abantu batanguranwa gukatisha bataha basubira iwabo leta izatanga inkunga y'ubuntu y'imodoka zicyura abaturage iyi Kigali igiye kubamo umugabo isibundi Imana yanyeretse abagore baririra Nyabugogo abana barira Nyabugogo imodoka zabuze zijya ku Kibuye zijya Musanze zizamuka Gicumbi zijya Nyagatare Kiramuruzi n'ahandi hatandukanye none ADPR ndakuvugiye Izayi ndakuvugiye aya mabandi nayo nandi mabandi nari kuburana imishahara nibaburane agaciro k'umwuka wera n'umushinga urabyiga ubikorera bije niba Maranatirimbye neza bahamagara bakizwa ukagenda wiruka urahubutse musi Maranata yaririmbye nabi uzabivamo hari abantu bakizwa kubera injyana z'umuziki kavuga ati rakorari ririmba neza bakizwa kubera inkumi yabonye umunsi sabazimu bayiteye hari abahungu bajya mu rusengero yabona ntuza kimuzanye kavuga turiya nzamukurikirana mpaka mugezeho akandika kemera kabatizwa dufite ibintu byinshi mu nsengero utarondora nabihaye tenivuze ngo mu isambu yawe hari ibyimejejemo kandi amaboko yawe niyagomba kujya kubirandura uracyabona habinginzi baririra umurimo w'Imana abantu bese babaye ibiharamagara babaye ibyihebe kama mbaya na mushumba yayariye arantenga ari uwuhe kandi twara turyamanye arantenga buriya aratinyuka ntenge kandi muri Beravi uyu mugacyata twari turi kumwe yaranyambuye bitano byanjye arantenga se kredi namufatiye yarayishyuye intebe z'urusengero nagiye kwikopesha yarazishyuye isima yo gupavoma haraze niyo mpamvu icyaha cy'umukene kiri gushyirwa ku mugaragaro ariko icyaha cy'umukire bakakimwaturiza muri biro indani kubera iki atanga icya-10 gitubutse umuntu akaza ngo bakristo ngo Theogene murabizi ko yagize ikibazo yadusanze muri biro turamuganiriza twaramuhuguye tumugira inama gusa nka biro nyobozi y'itorero twaramubohoye hanyuma namwe bakristo mubihamisha ibiganza none se ko mwabirangirije muri biro mubizanye muri sare ku maramiki ntaramubohoye nk'abanyetorero mumutuzaniye mu bakristo muri rusange ko mwamaze kumubohora none se mwamubohoye tudahari mumubohora mutabitubwiye none ngo tubihamisha ibiganza niba tumibabari dushingiye ku itangazo muduhaye rero natwe turazamura iki ibiganza none se dukora iki ko mwabikemuriye muri biro ariko umukene uciriritse bati hagarara imbere y'iteraniro watura ibyaha wagize gute wakoze ariko ntuza
ntuza yabyaturiye muri biro. Kubera iki? Yo korari isohotse niwe utanga ya kwasiteri, icyuma cyapfa kaba ari ukigura, ibati ryatoboka bati muhamagare Jado. Ibi rero aka karengane niko kagiye gatera bamwe ibikomere byo mu murimo w'Imana. Umuntu agashirwa inyuma ya korari kuko ipantaro yambaye yacuye, kandi umwuka wera akiri muri korari niwo wakoraga ku bantu 2 cyangwa 3 bakavuga bati ko ari uwacu, yaje atugana, twakihanganye tukamukorera fundraising tukamugurira ipantaro, none urazisegura kubera ko zitakiri sitire yawe. Warangiza rero uti jeti wa iranuzavo qu'est-ce qu'il se passe, mwumva uko ivuze. Oya, iravuze simbizi, birashoboka, ariko byari bikwiriye kujyana agakiza n'imbuto. Impano n'imbuto byari bikwiriye kujyana, kuko kimwe cyubaka ikindi. Urakoze cyane udusobanuriye umukristo n'intambwe zo gukizwa. Ese uyu muntu wamaze kwakira intambwe ya mbere yayakiye, iya kabiri avuye mu mazi yabatijwe, uyu muntu tumurere gute kugira ngo akomere mu gakiza? Akeneye itorero, akeneye umubyeyi w'itorero ugifite za ndangagaciro na kirazira. Akeneye umubyeyi wo mu mwuka, kankoresha iki kinyarwanda, akeneye umubyeyi wo mu mwuka. Umwe intama itarara yaburirwa irengero akayikurikirana akamenya iyo yarengeye. Apana bimwe byo guterera iyo ngo ntabo nazanye. Aho umuntu ajya ku ruhimbe ngo haleluya, ngo amen, ngo hari uwo nakuyiwe, ngo mureke mbahe, hari uwo nazanye, mwese simwe mwizanye. Oya, dukeneye nanone uburere bwo mu mwuka. None ze niba utabazanye uko bari mu rusengero rwawe baje bashakana, urakabyara, bahe serivisi nzima, kandi umwuka kuyobore gutanga serivisi. Erega hari ukuza hafite ibikomere kandi akeneye ijambo rivuga ngo impore, humura, wageze kwa bene so, ntabwo gipfuye. Urakoze cyane, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Njya kubaza icyo kibazo, ujya kubona ukabona nko mu rusengero runaka baranza abantu bazabatizwa, ugasanga buri kwezi baranga abantu barenga 200. Ayo ugasanga abakristo bahoze muri rwa rusengero ntibiyongera. Nkibaza impamvu hano bantu bataza, si uko babura gikurikirana cyangwa nuko baje bafite ibindi bibagenza. Mbo uwinjiye mu idini afite intego ye, iyo atabonye icyo yashakaga aragenda. Hanyuma uzanywe nuko wanzanye, iyo unyereye imbuto mbi nshaho. Iyo nsanze mu bameti wacu nta watandukaniye n'iwanyu muri ADPR, ni yare nshaho. Mu yandi magambo, umuntu aza kugana agushakaho icyo we yaburiye iwabo. Iyo asanze rero iwabo barya ibijumba, niwanyu ari byo bigiye kubahitana, avuga ati rero reka nemere ngumane iby'iwacu, cyane ko nari maze no kumenyera. Ahita rero agira ate, agacaho. Ikindi nuko imbaraga z'umwuka wera ziraboshye. Umwuka wera araboshye, iki cyo nzarinda mpfa nkikivuga. Umwuka wera niwe wabohoraga abantu. Aboheye mu bantu. Umwuka wera aboheye mu bantu. Umuntu yazaga mu rusengero yamubwira iti mwana wanjye ndi se w'imfubyi, ndi umugabo w'abapfakazi, nita kuba atagira shinge na rugero, uhumura ndi so, nkubereye umubyeyi. Iyo ni Imana ivuganye n'uyu muntu, kavuga ati disi burya y'Imana nanjye iranze. None se uramubwiye ngo imujyanye muri Canada hejuru y'intimba n'ibikomere yikoreye. Uyu muntu akeneye kubanza komorwa n'ijambo ry'Imana, akakira ibyiringiro by'ubuzima, akava mu mva, akava mu bikomere, agasohoka mu mateka, akuzuzwa umwuka wera. Uyu muntu rero aricara akavuga ati itorero nirukanseho imyaka n'imyaniko, mbonye umubyeyi ndicara ahangaha. Ariko abashumba bo muri iyi minsi acungana nuko umushahara wasohotse, itariki y'ukwezi niyo umupangayi yishuriraho, abazizi nibi bintu bibi, abazizi we
kubera ko bitakiri umurimo w'Imana, byabaye sosiyete, byabaye akazi gasanzwe. Ari nayo mpamvu bari kwirukana abakozi nk'abirukana ingegera. Bakiri abakorerabushake ntawe birukanaga nka marine, kandi barakizwaga. Ariko hajemo idanariyo, hajemo ibiguzi n'amashuri. Uyu munsi rero niyo mpamvu umurimo w'Imana wapfuye. Aragira ati ngewe ayanjye agomba gusohoka kuri 11. Hari n'abo ndi kubona kuri kamera bari kwiriza y'ingona ngo baje kuvugira Imana no kuvugira itorero ko bahohotewe, ahubwo nabo ni imishahara. Ntago bari hano kubw'ishyaka ry'Imana, imishahara babuze, imishahara bari kuburana. Wigeze wumva Reverend Ntambabazi avuga? wapi? Ni umugabo ufite umwuka wera, ntago mwamamaje, ariko ni umugabo ufite, ndamwemera nyine umugabo ufite umwuka, ndamwemera. Reverend Ntambabazi ahari yubahwe rwose. Okay, bisobanuye iki rero? Abagiye muri ADPR kubw'indamu zabo, uyu munsi ingoma iriho ikabibapfutsa umunwa, ikabafata kunda no ku gifu ikakidama. Uyu munsi nibo bari kuza hano bati aratwishe, atwirukanye nk'ibicucu. Nibajya mu mwuka baraza kumenya ko ijambo rivuga ngo ibyarindamu yanjye byampindukiye igihombo kubwo kuronka Kristo. Ryagiye he? Riri muri tiriwari. Nagira ngo bafite agahinda k'itorero, ntabwo bafite agahinda. Ntabwo ari agahinda k'itorero. Noneho ADPR ndakuvugiye, Izayi ndakuvugiye, aya mabandi nayo n'andi mabandi nayo ari kuburana imishahara. Nibaburane agaciro k'umwuka wera n'indangagaciro z'itorero, hanyuma indamu zizizana. Izayi yoherejwe n'Imana rero nimba yaravanye amabandi, ahubwo kumvikana byarabananiye.